turinze kugeza uyu munsi tukaba tukiri bazima. Wogeze kuri channel yanjye Nkindi Official, ibuka gukora subscribe, ibuke share, comment. Nukuri ntukagenda utavuze wumvisha ijambo ry'Imana. Niyo wakwandika ngo amen, ibyo rirahagije. Haleluya, amen. Uyu munsi mfite ijambo rivuga ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, niyo titire y'amagambo mfite. Haleluya, reka kubatanze mbanze mbibwire. Nitwa Turacyari Ab'Umukiza Innocent, ndi umukristo w'itorero rya ADEPR Pentecote. Paruwase yacu ni Tyazo, umudugudu ni uwa Rwumba. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tuganire tuziranye, ibyo birahagije. Ndi umugabo ndubatse. Kadusome Bibiliya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice ni 24. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice ni 24, ku murongo waho turahera ku murongo wa 3. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya iravuga ngo yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa be bazaho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni iki? Murongo wa 4, Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya. 5, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni nge Kristo, bazayobya benshi. 6, muzumva intambara nimuwaza intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itarasa. 7, ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho intambara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. 8, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. 9, ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Haleluya, amina. Nababwiye ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Haleluya, mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Mw'iyi minsi muzabona abahanuzi b'ibinyoma badutse, yewe bamwe muzabasanga ku ma YouTube bari kuvuga ibintu bitandukanye, batera abantu ubwoba, bavuga ngo Imana irabatumye kandi itabatumye. Bazaza bigisha biyita Kristo, nyamara ari abahanuzi ba Antikristo. Haleluya, dusomye Bibiliya. Iyo ugiye kuri titire y'amagambo y'ibice 24, haranditse ngo ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu Kristo.
iyo dusomye Bibiliya iratubwira ngo na Yesu ubwe yaravuze ngo kugaruka k'umwana w'umuntu kuzwi na Data. Njya nibuka muri Bibiri haje abahanuzi barahanura baravuga ngo imperuka ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2000 izaba yaje, izaba igeze. Abantu barya ibyabo, abantu bagurisha utwabo bavuga ngo turapfuye, bavuga ngo birarangiye, imperuka irageze. Abanywi baranywa barasinda, ati n'ubundi ntitwakoreye ijuru, inzira yacu ni ukurimbuka. Abantu bariheba cyane, bahagarika umutima cyane, bahagarika umutima. Ariko nk'uko guhagarika umutima, igihe kiragera, kimaze kugera, ku itariki ya mbere iragera, babona umunsi urije, babona urakeye n'undi urakeye. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Mw'iyi minsi uzasanga ku ma YouTube, ku ma TikTok, ku ma Instagram, ku ma Facebook, iza Snapchat, abantu bafite titiri ivuga ngo karabaye 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 murarimbutse. Abantu uzasanga banditseho ngo ibigiye kuba ngo biteye ubwoba, bashyiraho amafoto ateye ubwoba ku buryo n'uyabona nawe wumva ugize ubwoba. Ariko Bibiliya iravuze ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Twasomye Bibiliya itubwira, iyo uhereye ku murongo wa 4, ngo Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu uhagarika umutima, kandi mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Bene Data, mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Hari ibintu Mwuka w'Imana, icyo namaze kumenyaho nuko udateranya. Umwuka w'Imana urubaka ntusenya. Ugasanga umuntu yiyita umuhanuzi, rwose mu rusengero aranemerwa, ni umuhanuzi, arahanura, bimwe bigasohora, agahanura, ariko ukajya kumva umunsi umwe yafangiwe. Yajya kuguhanurira akakubwira ngo ni urugero, uri umugabo urubatse, yakwitegereza agasura keza, yareba po ufite, waje utambaye impeta ngo werekane ko wasezeranye, akavuga ngo umva uko Uwiteka avuze ngo aguhaye umugore, kandi umugore umufite. N'ibindi byinshi bitandukanye. Ubu mw'iyi minsi abatuye mu cyaro kugira ngo bumve ubuhanuzi neza, nuko ajya mu mwuka akitigisa, yakwitigisa akamubwira ngo Imana igukuye aho wari uri ikwimuriye mu mujyi wa Kigali. Ugahita uvuga ati mu mujyi wa Kigali nzaba ndi kabosi, mu mujyi wa Kigali nzaba mese neza, mu mujyi wa Kigali. Uri mu mujyi wa Kigali kugira ngo yumvikane ko ari umuhanuzi, akugeraho yabona wambaye ikote wakubisemo agasaha,
wambaye agakweto nk'aka k'umweru agahita avuga ati n'ubusanzwe uyu ni kabosi. Ati labasa la umva uko avuze. Ati Imana irambwiye ngo ikujyanye muri Amerika. Hicara ku kinyoma cy'ubuhanuzi, umwaka wa mbere ugashira ku kinyoma cy'umuhanuzi, umwaka wa kabiri kigashira ku kinyoma cy'umuhanuzi. Undi nawe yababonye wa mugenzi waguhanuriye Imana izakujyana muri Amerika, mwahurira hanaga kabala vovovo iravuze ngo ikujyanye muri Amerika. Ugahita wumva ngo ubwibivuze kabiri koko nzajya muri Amerika. Bene data, musengeshe umwuka iteka, musengeshe umwuka iteka. Bibiliya yatubwiye ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Haleluya. Mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Arabwira ngo uko mu minsi y'imperuka hazaduka abahanuzi b'ibinyoma. Ariko cyane reka nigire ku murongo waho wa 10. Bibiliya yatubwiye ngo nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana, bangane. Reka njye kwaka akantu kw'iri shambo. Benshi niho bazasubira inyuma, bazagambanirana, basangana. Abasubira inyuma ni abamaze kwakira Yesu Kristo. Abasubira inyuma ni abamaze kugira icyo bamenya, kuko ntiwasubira inyuma utari uri mu nzira. Usubira inyuma asubira inyuma kuko yari ari mu rugendo. Ntabwo wasubira inyuma utari uri mu rugendo. Gusubira inyuma bivuga ko wari uri kugenda, ariko wagera mu nzira ugashidikanya gukomeza imbere, ugafata umwanzuro wo guhindukira ugasubira iyo wavuye. Biragatsindwa gusubira inyuma, biragatsindwa. Kera hari agakorasi nakuze numva baririmbaga ngo yasinze asubirayo, abo nasizeyo barabogoza. Ngo nasizeyo abajura banze kwihana, kugeza n'uyu munsi barabogoza. Ngewe sinzasubira inyuma, abo nasizeyo barabogoza. Nasizeyo maraya zanze kwihana, kugeza n'uyu munsi zirabogoza. Ngewe sinzasubira inyuma, abo nasizeyo barabogoza. Haleluya. Amena. Bibiliya yatubwiye ngo nibwo benshi bazasubira inyuma. Nibamara gusubira inyuma bangane. Niko Bibiliya yatubwiye ngo bagambanirane. Niyo mpamvu uzasanga mw'iyi minsi mu matorero abantu bagambanira abandi. Mwari abakristo babiri bigeze bangambanira, barya n'amafaranga kugira ngo bangambanire bashaka kunshingira. Ariko nari mfite isezerano yuko Yesu azankorera ubukwe. Haleluya. Nari mfite isezerano yuko Yesu azankorera ubukwe. Ndavuga uko biri kose hari icyo namaze kumenya. Data wo mu ijuru yarambwiye ngo sinkasubira inyuma, azankorera ubukwe. Ngo benshi bazagambanirana bangane. Uzasanga mw'iki gihe turimo hari igihe usanga abantu bari muri korari, bose ni abaririmbyi,
bajya bagatera ngo tuzajya mu ijuru kureba bari, tuzajya mu ijuru kureba bariyo. Nyamara nubwo baririmbira hamwe ngo tuzajya mu ijuru, ugasanga muri bo urwango rwamaze kubarenga. Bene data nshuti z'umusaraba, bene data bakundwa, reka mbabwire ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya mu migendere yanyu, mwirinde hatagira ubayobya mu mikorere yanyu, mwirinde hatagira ubayobya mu itorero, mwirinde hatagira ubayobya aho mutuye, mwirinde hatagira ubayobya, kuko Bibiliya iravuze ngo hazaduka abahanuzi benshi b'ibinyoma. Mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Haleluya! Mwirinde hatagira ubayobya, kuko mu minsi y'imperuka hazaduka abahanuzi benshi b'ibinyoma, kandi abantu ngo basaba bikunda. Pawulo yandikira Timoteyo mu bice 3, baramubwira ngo mu minsi y'imperuka hazaduka abahanuzi b'ibinyoma, ngo kandi abantu bazaba bikunda, birarira, bibona, indashima, bikakaza, biyemera, badakunda ababo, bakunda impiya aho gukunda iyabaremye. Mu minsi y'imperuka hazaduka abahanuzi b'ibinyoma, ariko hari umurongo twasomye ngiye gusorezaho. Haleluya! Hari umurongo nshaka gusorezaho. Bibiliya yatubwiye haleluya, ku murongo waho wa 12 Bibiliya yatubwiye ngo maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. 13 niwo wanyuma ndasorezaho, aravuga ngo ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Haleluya! Uwihangana akageza imperuka, uwo niwe uzakizwa. Uwihangana akihanganira ibyo abona, akihanganira iminsi ya none, akihanganira ibinyoma biriho mu bantu, akihanganira ibyo abona bitandukanye, akihanganira imibabaro yo mu itorero, akihanganira intambara, uwo niwe uzakizwa. Wihangana akageza imperuka. Yakobo yaranditse mu gice cya mbere umurongo wa 12, aravuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa ngo azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa ngo azahabwa ikamba ry'ubugingo Imana yasezeranije abayikunda. Haleluya! Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Bibiliya iravuze ngo uwihangana akageza imperuka. Uwihangana mu byo abona byose, mu ngorane abona, mu makuba ahura nayo, uwihangana mu byo yumva, uwihanganira intambara zo mu rusengero, uwihanganira intambara zo mu mudugudu, uwihanganira mu murenge atuyemo, uwihanganira muri karitsiye arimo, uwihanganira ibyo byose aho ari, uwo nguwo ngo akageza imperuka, uwo niwe uzakizwa. Kadusenga Imana. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Ku YouTube muraza kubabona mu iyi minsi abahanuzi b'ibinyoma bari guhanura, bari kuza barepesa indimi baza kuvuga, bakagenda bakiga, bakarepeta, bakirwa bari kurepeta ngo bashaka kuza guhanura, kandi ubuhanuzi bwabo ari ibinyoma. Mwirinde
gusenga Imana aho uri hose ku isi. Nagira ngo utangarize iri tangazo rivuga ngo irinde abahanuzi b'ibinyoma. Irinde muvandimwe, nshuti y'umusaraba, irinde abahanuzi b'ibinyoma. Mwene data, irinde abahanuzi b'ibinyoma. Nshuti yanjye, irinde abahanuzi b'ibinyoma. Aho uri hose, irinde abahanuzi b'ibinyoma, kuko turi mu minsi igoye kandi turi mu minsi y'imperuka. Ntabwo vuga ku bimenyetso bigaragaza ko Yesu ari bugufi bwo kuza. Tuzabiganiraho ikindi gihe kuko nta kizamubuza kuza. Ariko mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Muzababona mw'iyi minsi. Abahanuzi b'ibinyoma baradutse hirya no hino ku isi, yaba mu ngo, yaba mu nsengero, yaba mu mihanda. Abahanuzi b'ibinyoma baradutse aho umuntu ari hose. Abahanuzi b'ibinyoma baradutse mu ngendo. Abahanuzi b'ibinyoma baradutse ku maradiyo, baradutse ku matelefone, baradutse. Abahanuzi b'ibinyoma mubirinde. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana, byiringiro bizima, ijambo ryera tubwiye ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Duhe kwihanganira mu isi ya none kugira ngo tuzaragwe ubwami bw'ijuru, kugira ngo tuzambike ikamba wasezeranije abakwizera. Ngaho icyubahiro kibe mu izina rya Yesu. Amen.